byose ndaharura nabyo bikamera bambwiye kubera mpaka birinze bisaza birenze byera ko se koko nzahora ndwana n'ubuzima kugeza ryari se mvuge ko ndambiye kubaho mvuge ko ndambiye ubuzima mvuge ko ndambiye kubabara nk'ubu ndi gutekereza umwana w'amabukwe umuryango wanjye mvukamo mama wanjye barumuna banjye ndaca hepfo ndaca haruguru bikanga nk'ubu kubona akazi bambwiye kubagara ibishyimbo ndabibagaye sinishyuwe ngo nimbagare mpaka byeze nayo bamaye n'inca ntikize yeboze yaba byara bimbabaje umugore wanjye ntababare bikambabaza bamenye ngo ntimenye ko aka kabaro kose ndi kugacamo ariko nzi ko hari Imana ishobora byose ndabibagara ega n'ubundi ntabwo nakwita umunyamahirwe make kuko nzi ko igihe kimwe kizagira Imana ikanyibuka kugera kure ntabwo ariko gupfa kuko bampaye nzi ko nzatubanamo neza n'umuryango wacu nzafata duke usangiye n'umugore nibagiye na mama ntabwo ntekereza ko ibintu bizahirira gutya kuko hari Imana ishobora Irore narije gusaka ibyo kuryana amakara 300 muratanga 300 nirobo yakawunga igitunguru na karoti Touch me, baby, touch me. Move around, move around, move around, baby, move around. Shake your body, shake your body, shake your body, baby, shake your body. ndamutse mpuye nawe kuko Imana imumpushe kuko namukorera ntabwo bibaho tugomba kumuha isomo urase wowe tubwire Imana ikagufi nta bikeri ntaki sinibogari basi sibona ndusha ibigango ma akajama
fasha ndakwinginze Murashaka ikibasi murashaka ikibasi ndeke murashaka funga kinywa wewe basi murashaka nk'imande n'ubwo na karoti n'intoryi mu bikapu ijyana umwana mwiza kuriya mbabajwe nuko umugore wanjye simbajwe nuko munkubise mbabajwe nuko nasohoye isezerano nasezerano umugore wanjye basi murashaka iki uriya mwana muberanye wowe mani mubirangize mani tuvana tutanaraburiza kuba ndi umukene ntabwo byambuza kuba nakubona umukobwa ushaka shakisha amanywa nijoro ntabwo niyo mbashe kubona icyo nagize umuryango ntabwo bakira mora wangu basi suwamba bari ukanyereza ubuzima byibuze umugore wanjye akishima aho rimwe na gato n'amaraso akari gakoze ikibazo cyatumye lakini tunipona imani kila mwanzo kina mwisho. Ninajua kama Mungu ndio mweza yote bitaisha tu. Ukubitwa nzira ubusa nzira gukunda ariko ntago ari rwa rukundo rugashoboka. Uraho neza? Bravo. Karibu. Na mahoro se? Na mahoro. Ndamumeze mute? Meze neza. Ese kutunguye mwana wa? Hano tuye. Ntuye hano. Ubuzima ubayemo? Karibu. Uvuye kwicara ni amabido mwana wanjye. Nta kibazo ntacyo bitwaye. Nari nagukumbuye ndavuga ati reka nsitebe umwana wanjye utameze none disi ndebe ntabyo narinzi. None se urugo bimeze ute? Mutware sariya? Mutware si umwana wanyarukiye. None muri ubu buzima bimeze ute?
gukundana ntacyo biba bitwaye. ese ubu ngubu nta kintu na kimwe ntaki Babyihorera pe. gusa mwana wanjye ihangane ubuzima bubi buraza bugashira kwihangana gutya nibwo butwari Aho bigeze sinzi nyine uko niyumva. Nakunda ariko bose ndamukunda ahandi ntacyo. Ngomba kubyakira. umugabo se bite ubona kwiyitaho nyine aragerageza Mama aragerageza rimwe na rimwe tukaburara ejo tukarya. Nyine ubwo aho yaronkeye ntaho tuba. ariko nyine aragukunda cyane ukabibona Arankunda ndamukunda. mwana wanjye rero humura ubuzima bubi ntabwo ari byo herezo uyu munsi biremera ejo bikanga niba gukunda haguma urukundo ibindi birashakwa komeza wihangane bizashira ujye wihangana mwariye mutariye nuko mufatane ibiganza umusabe nyagasani azabaha umugisha haguma urukundo sibyo kobwa wanjye rwose komeza wihangane Yihangane tu ntakundi nyine ngomba kubicamo. rero umwana wanjye nari nyuze hano ngiye kureba Shakira ubwo kangende nzagaruka Mugeze ku irembo umunsi wuriza umubyeyi nanjye ndakomeye. komeza wihangane Ma nyine nakundi njye kamusubireyo. kandi nayo nabyo mwana biba birayo Basurize. yego Yego. murarwanira umuryango wanjye reko ejo nanjye nazitwa umugabo ufite icyo mariye umuryango ariko inzira yose nciye ndabona byanga ndahira umugore wanjye ntaragira n'icyo marira mama nabyo ntabwo bikunda Kamaso twiyabaye. oya ni ukubera izuba Ko tukuye amaso abantu. niba ngenda imiyaga izuba nibyo byaba byankoze byose bijya byikora mu maso Ibeshya. Ubaye iki? bareka nkabaza ikibazo Chérie. base ntacyo ntacyo base ntacyo Turi kuticaye. bari gukomera uzana uvuye icara Se wabaye iki? oya hano ndi kubabara Wabaye iki? hano nibo bakubise nako nibona Niba nagukubise. ni ikintu negamiye Wabaye iki? Kusa gutya. icara kiri icara Chérie, wabaye iki? Oya, mbwira ikintu wabaye. Icara ugatonekara. Wahinduka
kira mubona agahinda kakwishe ntabwo unyuzwe ese nakubaza shiri kuki byabaye byo wari wabuze umuhungu ukunda utari wari wabuze umuhungu ukunda ufite amafaranga agakunda amazi ikindi aho nciye ndacibwa mu maso aho natse akazi bayama ngo byibuze nkubwire n'icyo nagusezera basi kuki wahisemo gukunda umuhungu muke ntacyo mfite iwanyu mubifite cyangwa se ntimwifite icyo mfite ni urukundo gusa narwo rukabura bigoye nabyutse mu gitondo saa 10 sinzi niba wibuka igihe nagendeye ariko nazengurutse ntacyo n'ibyo nabonye babimeneye mu nzira basi utwana ramwe Nose narahemutse kuba nagukunze ntabwo wahemutse ariko ikibazo nuko ntigeze byibuza numva ko isezerano nagusezeranyije uri kuzaguha ibyishimo mu buzima amagambo meza nakubwiraga buri gihe ushobora kuba ariwo mutungo nawe mfite wo kuzaguha nanjye iki gihe nanzi ko nzampagaze neza nkaguha ibyo ukwiye nawe ugasa neza nk'abandi bakobwa ariko sinzi nimba ari igihe munyamahirwe makeya ahuye nawe ariko icyo nzi cyo numva ngomba gukora ibishoboka byose Ese inshuro nyinshi nakuje kurara imbira ibyo bintu nagukunze nta muntu umpatirije nawe ubwawe utampatirije rero ibi turi gucamo ubwo ibyiza biri imbere ese wenda imbere nimba ahari imbere naho urengenda hahora hampunga cyangwa n'igitahasanga ibi bizagera nyuma nyine bize gusa tuzaguma gutya bizashira gutya njye ndanyuzwe nta kibazo mfite unyuzwe n'iki mama nyuzwe nuko ngufite urampagije cyane rwose mbo ubu rero igihari ngo irindi sezerano ngiye gukora ibishoboka byose bya byishimo wabuze igihe wari ubikeneye ngiye kubiguha igihe utabikeneye kandi nzi ko uzabikenera n'igihe nanjye mbikeneye aka kanya menya ko uri umukobwa ukunzwe uzinde kumbabaza nanjye ntabwo nzakubabaza nubwo ubabara igihe biturutseho ntabitekereza ariko ngiye gushyira iherezo ku gahinda kawe humura nta maraso igihe atemba ku matama yabinturutseho mbere y'uko rwanzana na bwakira kare humura nzakurwanya nubwo turi abakene ariko ndi gukora igishoboka cyose kandi nzi ko kubera Imana ishobora byose tuzabigeraho ubwo n'akantu akuzaniye izo ni cya gikapu mwazanye uzazamo akantu cya gikapu cyawe uzana cya gikapu kugira ngo mpite nsubira mu kazi hari mugiye kujya kwishyuza nacyo kuri uyu musarani kugira ngo naze kwishyura kugira ngo muzane ikindi tuntu uzana cya gikapu telefone ngo muhamagare ubundi babaye bati kanze ngere hano ndebe Imodoka
gute ngana gutyo usigaye wambara ko bimeze uko wabuze iki ko nakubwiye ngo uze nkujyane mu mujyi ntuze hano ndetse ko nambaye reba ukuntu usigaye wambara nta kibazo byiborera bizwe nabyo nawe kandi nari wari shawo gisha Icara uvuga ibyo uvuga usinga mabingufu hano ugenda karetse kwicara ndikubona abantu bo mu cyaro barabaye nabi aricanzwe vuga yes we ese ngo bivuze ufite kwicara niko mu cyaro usigaye warabe wanjye ako se uretse kuvuga woshya uri sandi woshya bagwitura uko nambaye akaze kubwiye si n'ibyo ngibyo ukuntu ukiri aho umunyeshuri mwiza ukundwa na bose wambara neza ariwe umunyeshuri mwiza dufite mu kigo none usigaye warashatse ukambara gutya nuse ibintu wayitsa neza umugabo wanjye arankunda ndamukunda tubanye neza nta kibazo we uzaze mu mijyi hariyo abagabo bafite amafaranga ufite bangahe se ubu ngubu umusatsi ntago ari byo wikoreshereza barankoreshereza inzu sinishyura baranyishyura n'imodoka intwara ntabwo ari byo yishyura barayishyura usaba akantu gato tukoroheje wambabarira inzira yakuvanye iwanyu ikuzana hano so yizi aha ariko koko abantu mu cyaro basigaye barabahinduye amagambo ubuzanye ahangaha kumva naso bifite kandi mpfa kugenda nta kibazo ndamukunda twaba mushyikirana twaba mu ndiri y'abazimu aho twaba hose dukundana nta kibazo urumva neza kandi mpfe kugenda gusa abantu bo mu cyaro ndi kubona barakuze nabi cyane kubona usigaye wambaye genda kandi mpfe kugenda sawa nyine sawa uzagume mwako karori kawe uyu waruje kugakoramo iki sawa nyine uzakagumemo bayi Ya, wowe bikurikirane tunyohereze nimero de compte. Ya, ndahita mbikora nta kibazo kuri WhatsApp. Bravo.
se ko atari nanjye umuntu wa mbere bikubwiye se niki kikuzanye wese arabibona nje gusura ariko urabona kugira inama turi kuvuga mwiza kandi umusubiza ntacyo mbaye kariya ni nakagufi umugufi nta mafaranga afite ubuse burya kanga ubundi ku munsi ni mugufi amafaranga afite turya kangahe ku munsi ibyo birakureba inshuro ndya zirakureba ibintu byose biva mu kurya gusuri hari n'ikindi ashoboye kanyuze ufite icyo kibazo hasi reka nkwereke se ni ngombwa mvuze ko se ubundi wariye nariye koko nariye umva ngo nzambure isukari ufite icyo kibazo fue niyo nakuzaniye mu tujye tuvugana akurumva nta solo ufite kuki umuntu abubaha mwarangiza mukigaragaza uko mutari soni z'ikimara urukundo rwande nanjye mfite urukundo rwanjye nta soni amafaranga uracukisha amafaranga niyo naba amaze icyumweru ntarya ntabwo wacukisha amafaranga uriya musore araruka ntabwo ari gusa niyo yaba aroga yaba yarameze neza nta kibazo uriya musore araruka basi ntabwo wishimiye kuba wabona bari abantu bose bakwitana anderote wowe babyita bikumariye iki nicyo gituma uterwa uzi kunjagaraza urukundeje gutwita ikibazo urumva unejejwe no kujya wicara utegereje umuntu wagiye guhinga bintwaye iki bintwaye iki mwaye hehe niba mufite aho mwaye ntabwo waje kundeba kuza kundeba ki wenda hari wasanga wari ugifite hari ibintu byaguteye mu mujinya ariko babarira pe ndabizi babarira nta byawe nshaka sibyo uko mbayeho ndanyuzwa kandi niba ari uko imana yangeneye it's okay basi mbwira nkora iki ukora iki fata ibyawe mbona urenga umugabo wanjye atanarinda gusanga ahangaha tugashwana bitari ngombwa sibyo ukansenyera rwarangoye kurwubaka sibyo mbabarira uve hano ugende ngaha ngo ugende ariko kubera iyo mubonye umuntu akennye muzamuka ibinyogote hose ku mutwe